Twongeye twagarutse tuje tuvuga ku birari by'insigamigani. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku gitabo cyiswe Inganji Karinga. Tugiye kujya tubasomera ku mamuko y'abami, tuganire ku butabazi ndetse nuko abami bayoboye u Rwanda. Benshi rero bifuje yuko twahera ku gasusuruko k'ingoma nyiginya. Agasusuruko k'ingoma nyiginya rero uko umwanditsi Alex Kagame abyandika, ni igihe ingoma nyiginya yari itangiye kwisobanukirwa. Amateka ndetse n'ibisingizo byabo bitangira kuba mu bucurabwenge, yewe biranandikwa ku buryo n'uyu munsi turiho tubibona. Tugiye gutangira rero tuvuga kuri aba bami bayoboye u Rwanda, tukaza gutangirira ku bami b'umushumi, abami baje gutegeka iki gihugu. Agasusuruko k'ingoma nyiginya. Impamvu rero Alex Kagame atuma yita aka gasusuruko k'ingoma nyiginya ngo ni ukugira ngo dukurikize izina ry'igice nyine cyaherukaga. Ibitekerezo byo ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba ngo bitumvikana, byari bimeze nk'ibiri byo mu ijoro, bigasa n'igitondo nyine kibyutse kirashe, ibyari byijimye muruka, abafite amaso bakagira bacya bakabona. Ingoma ya Ruganzu Bwimba wa mbere rero, ahangaha turahera ku butabazi bwe na mushiki we witwaga Robwa. Nsoro wa mbere Samukondo ngo amaze gutanga, umuhungu we witwa Bwimba yima ari Ruganzu. Amaze kwima, umurwa we wa Gasabo uba mu Bwanacyambwe, undi ubitanda rya Ruzizi. Aho rero hakaba muri Buganza Nord, ni ukuvuga Buganza y'amajyaruguru, aha ni muri Rwamagana. Kimenyi wa mbere umwami w'Igisaka yohereza indamukanyo kwa Ruganzu wa mbere Bwimba, yohereza n'amaturo ku mugabekazi Nyiraruganzu wa mbere Nyakanga, yohereza ibindi kuri musaza we Nkurukumbi ari we nyirarume nyine wa Ruganzu wa mbere. Kimenyi wa mbere araboneza bose, baciye iminsi yohereza baza kumusabira Robwa Nyiramateke, akaba mushiki wa Ruganzu. Ariko Ruganzu we nyine wa mbere akaba yarahawe umurage na se uvuga yuko atazigera ashyingira mushiki we kwa Kimenyi. Uyu mushiki we rero ngo indaguza zaragaragaje yuko aramutse ashyingiwe mu Gisaka, umwana azabyarayo azigarurira u Rwanda, yewe akarwomeka ku Gisaka. Kimenyi wa mbere abonye Ruganzu amwimye umugeni, yungikanya amaturo ku mugabekazi no kuri Nkurukumbi nyine akaba nyirarume w'umwami. Uwo ngo yari ku ntebe y'umwami. Nyakanga rero hona Nkurukumbi bashegera gutanga umugeni, barusha abandi amaboko. Nyakanga ngo akagira ati, none nagira Imana Igisaka naho hakazima umwana wanjye, nkaba ngabanya ingoma ebyiri. Ati, nemeye umugeni atajyayo nkaziyahura. Ruganzu bwa mbere abonye bigiye kuba bibi, agisha mushiki w'inama, amusobanurira uko Nsoro wa mbere yasize amubwiye, yewe amubwira yuko Robwa aramutse ashatseyo yazaba agiye gutera ishyano u Rwanda. Mushiki we amaze kubyumva, nuko aramubwira ati, yabaye se warabimbwiye kare kose, witinya kunshingirayo hato utaziteranya na nyoko. Ntabwo nzabyarayo umwami, ariko rero uramputire, nimbona nsamye nzagutumaho, nawe usigare witekerezaho uko bizagenda. Nuko bemeranya ko aramutse asabye, Robwa azatabarira ingoma y'abanyiginya. Aha rero byari bisobanuye yuko bibaye ngombwa ari Robwa ari n'uwatwite baziyahura bakajyana. Abajyanama ba Ruganzu wa mbere bakaba Cyenge cya Nyakesa, cya Mukobwa wa Ndoba, na Gitandura cya Kingari cya Ndahiro wa mbere Ruyange, na Nyarutunguru w'Umutsobe, na Mukubu wa Mushoma, Urukuba Nzoka, umuntu wiciye ku ibuga rya Rwishima. Ruganzu wa mbere rero amaze kubinoganya n'abiru be, aragenda yemerera nyina ari we Nyakanga na Nkurukumbi akaba nyirarume ko azashyingira Kimenyi, umwami w'Igisaka. Kimenyi abyumvise arishima rwose, yitegura iby'ubukwe, baramushyingira. Kera rero uw'ibwami cyangwa se umwana w'ibwami iyo yashyingirwaga yagiraga abo bajyana, akenshi bakaba batwa cyangwa se abagaragu bamutwaza, yewe bakaba n'abatumwa bajya ibwami gusoza ubutumwa bw'icyo ashaka. Aha rero Robwa ngo yajyanye n'umugaragu, abagaragu benshi ngo barimo uwitwaga Mukubu wa Mushoma. Nuko haciye iminsi Robwa atuma umutwa bari bajyanye, aza kubwira Ruganzu wa mbere Bwimba ko afite inda. Ruganzu wa mbere rero n'abiru be basubira mu by'ubutabazi, bashaka umucengeri ujya gufatanya na Robwa, wataba umutabazi w'igihugu wenyine kandi ari umukobwa. Bakoze kuri Nkurukumbi nyirarume arabyangira. Ruganzu ati, ni wowe wabiteye, bikubitiyeho ko n'ingoma yakugombye, naragukijije.
ingoma turayifatanyije, niko rero bisanzwe abanyiginya bayifatanyije namwe abasinga, kuko bayibyarira imfizi mukayibyarira insumba, none tabarira ingoma. Nkurukumbi nibwo yihaditse amatugunguru ati sindi wo gutabara n'ibyago mu bakwe. Kwihadika amatugunguru rero ni ibintu bashyiraga mu kibuno, hanyuma ukagira utya ukazana amara ugasa n'umuntu wapfuye. Nuko Ruganzu rero arabitahura, arangije agira atya aravuga ati ngaho rero waba umucengeri uboneye, ubwo wazanye amagara, ibyo mu gisaka byose ukabitera kuzana amagara. Nkurukumbi aranga noneho byeruye. Bereza se wabo Ruganzu wa mbere wari warahungiye Nyakanga, umugabekazi aramwimana ati napfushije Nsoro nkiri muto, none numpunguye nawe ngo apfe, sinzitwa ruhanga rubise mu banyiginya. Bigeze aho rero Bereza Ruganzu wa mbere ubwe wari umwami wajya gutabarira ingoma. Umunsi wabyo ugeze arahaguruka yambaye imyambaro y'abacengeri. Nuko abo rero ngo bari abatabazi bagiye gutabarira ingoma. Ubwo abami bombi rero bari Gasabo. Ruganzu wa mbere ahisha nyina ko agiye gutabarira, kuko ubwe yari yanze ko umugabo we atabara, kandi na musaza we Nkurukumbi yari yabyanze yihagitse amatugunguru. Ahagurutse umuja ajya kubwira Nyakanga ati Ruganzu arahagurutse, ariko ukuntu yambaye ntabwo nigeze mbibona. Nyakanga yumvise ingabo zihurura n'ingoma zisuma ku mugendo, azikambere kubaza icyo ari cyo. Aje arahamagara ati yemwe abari yo nibiki. Cyenge wari wasigaye ku ngoma z'ingabi bwami ati uracyahamagara se bene urugo bandi barihe? Ko nyirarwo arenze agiye, abasinga mukaba murumukuyemo. Ko musaza wawe yanze gutabarira ingoma, ukanga ko umugabo wawe ayitabarira, none umwami akarinda kwigirayo. Aha ngwino gahubwo uze uyime, hanyuma tukuramutse. Nyakanga yumvise ibyo arataka cyane ati nimujye kumugarura harajya yundi. Ntabwo twamenye ko ari uzigirayo, twagiraga ngo mu kigwe cye hajya yundi. Nuko intumwa iraboneza iragenda riruka, ijyana umweko iwutambika mu nzira iti Nyakanga ngo nturenge uyu mweko, ugaruke nonaha. Ruganzu bwimba umweko arawutambuka ati umusindi yarenze akarwa. Akarwa mu Kinyarwanda cya kera rero kari agasozi, nk'uko ubu umurwa ari umusozi umwami yubatseho, cyangwa ikirwa kikaba umusozi ukikijwe n'amazi impande zose. Ikindi kandi mu mateka y'u Rwanda bivugwa yuko uwo mugani ugira uti umusindi yarenze akarwa ariho waturutse usobanurwa ngo icyo ngiye gukora nabanje kugitekerezaho neza, nubwo byagenda bwose sinshobora gusubira inyuma, bisobanuye ngo umusindi yarenze akarwa. Ibyo hanini rero byatewe nuko nta mutabazi n'umucengeri usubiza amaso inyuma, iyo yahagurutse yambaye agenda arangamiye imbere gusa, nuko yaba asubiye inyuma akaba agambaniye ingoma. Ruganzu bwimba rero aragumya aratabara, ariko agenda higa inyamaswa mu buganza bwose, ategereje kumenya igihe umugore we azabyarira, kuko ubwo nta n'umwana yari yafite uzamusimbura ku ngoma. Yatabaye akiri umusore muto rero. Rimwe haza ingwe mu ijoro, ihagarara hejuru y'inyugamo yari yugamyemo, dore ko yari acumbitse mu rugo rwo hafi aho. Asohokana umuheto ayigira ubwambi, nuko ayirasa rimwe. Bukeye barayibaga, uruhu rwayo bararubamba. Ruganzu bwimba ahamara iminsi. Uwo musozi witwaga Tabirago. Bukeye ahabona Nkurukumbi araje ati nje kukwituraho, naragomye, none nje gutabarira ingoma. Ruganzu aramusubiza ati ingoma ibihumbi abasinga mudasubira kubyarana n'umwami. Nkurukumbi ari kubura arataha. Bivugwa yuko kuva icyo gihe ari nabwo abasinga batongeye kubyarana n'abanyiginya, bamburwa ingoma batyo. Bukeye rero Cyenge arahamusanga, aje kumubwira ko umugore we Nyakanga yabyaye umuhungu. Atungutse Ruganzu ati uracyakomaho Cyenge? Irakomaho imisozi yanjye ya Rutunga na Gasabo, irimo amahoro imisozi yanjye ya Gisasa na Bumbogo, ya Gicaca na Gikomero, iri hagati y'Ubwanacyambwe n'Ubuganza. Abasinga bankuyemo ntarayihararukwa, nayo itarampararukwa. Cyenge ati yose iraho iri amahoro. Ruganzu ati aracyakomaho umugore wanjye Nyakiyaga. Cyenge ati aracyakomaho kandi yarabyaye, yabyaye umuhungu. Ruganzu ati none twagize n'Imana, dore natwe twamuboneye ingobyi. Amuha rwa ruhu rw'ingwe ati ngiyi ingobyi ye, kandi rero muzamwite Rugwe. Ategeka Gitandura kujya kwita umwana izina. Kuva ubwo rero inzu y'Abatandura, ni ukuvuga yakomotse kuri Gitandura, ihabwa urwibutso rwo kujya yita abana b'abama amazina ya mbere.
nuko byarangira umwami akaboneraho akamwita izina azagumana. Urwo rwibutso rero rurakomeza kugeza no ku ngoma za vuba. Bukeye barazinduka cyane bajya mu by'ubwiru hamwe n'abandi biru bari bajyanywe n'ibyo. Ruganzu Bwimba ategeka ko Cyenge asigara ategekera u Rwanda akarurebera umwami. Nuko yabikoraga rero mu gihe umuhungu we Rugwe azaba atarakura akaba amutegekera. Ibyo akabigira gutinya ko abagome bazica umwana we Rugwe bashaka ko bamwambura ingoma. Nyaruhugurura umutsobe nawe na wa wundi witwaga Gitandura cya Kingari bategekwa kumubera abiru. Bagahamya ko ari we Ruganzu yaraze u Rwanda, ndetse nyina wa Ruganzu ari we Nyakiyaga ahungurwa na Mwendo wa Nsoro. Uyu rero yavaga indimwe na Ruganzu wa mbere kuri se. Birangiye barabukwa umuntu wo mu ngabo za Ruganzu wari wabumvirije yihishe mu mukenke muremure. Bamwe bati ubwo yumvise ubwiru reka tumwice. Ruganzu ati oya ni mu mureke, arazira iki? Azaba ahamya ibyo yumvise. Ategeka ko bamuha igihango cyo kutazavuga ibyo yumvise. Nuko akagira umuhoro muremure w'urunana awumutemesha mu gahanga. Arawumuha ati ujyane ubundi uzakumenyekanisha babone ko ibyavuzwe n'aba ngaba atari byo bihimbiye. Ati igihe bazaguhamagarira uzaze ibwami. Aho rero ku musozi wa Tabirago Ruganzu yatangiyeho umwami uzamusimbura ari we Cyilima Rugwe uhindurwa izina witwa Sasabiraga. Ubu uba mu Buganza bwa Rwamagana. Ibyo birangiye Ruganzu arakomeza aratabara. Ageze mu Buganza bwo hafi ya Munyaga yinjira mu gihugu cya Kimenyi kuko igisaka cyari kikiri no mu gihugu cy'Ubuganza. Amaze kugandika bukeye abanyagisaka babyutsa umuhigo batazi ko batewe. Inyamaswa babyukije yuruka igana mu Banyarwanda barayica. Abanyagisaka baje bayishaka, Abanyarwanda barayibima. Abanyarwanda rero barabyanga babikurizamo umwiyenzo wo kurwana. Babigiraga yuko Ruganzu bumvaga yuko yahagwa, nuko bikaba ikimenyetso cyuko atabariye u Rwanda kandi bitaramenyekana, dore ko iyo umutabazi yamenyekanaga yabaga atakijwe. Aho rero yaguye ni kuri Nkungu na Munyaga hahoze igiti cy'umugaruka kera. Hitwaga ku mugaruka wa Nkurumbi kuko haguye umwami bigatera Inkurumbi mu gihugu. Inkuru rero yagenda igeze kuri Kimenyi, aza guhoza Robwa amuzanira ingoma ye ya Rukurura ayimushyira imbere ati twagize ibyago twembi. Ruganzu yapfuye yicwa n'abahigi batari bazi ko ari we. None dore indabo, dore indorano nguhaye. Ingoma yanjye ya Rukurura ni wowe uzayima, kandi ubwo Ruganzu adasize umwana nushaka ujye kwima u Rwanda rwanyu. Yewe nzagufasha kuruvanamo abatava mu ndimwe nawe na Ruganzu. Igihe akibivuga Robwa ava ku rwuririro arasimbuka akubita inda ye ku rutsike rwa Rukurura. Kuko yarakuriwe rero umwana we amugwamo, nawe ahwera ako kanya. Bajya kumuhamba mu isenga rya Bwiriri. Byarumbutsemo rero inzuki. Hanyuma Robwa atabarira ingoma hamwe na musaza we batyo. Mu Rwanda rero hima Cyenge kwa kundi byari byarategetswe na Ruganzu. Nkuko twabibabwiye rero iki gitabo Inganji Karinga ni igitabo cyanditswe na Alexis Kagame mu buhanga bwe. Nyuma y'iki gitekerezo rero cy'umwami Ruganzu Bwimba ndetse na mushiki we Robwa uko batabariye u Rwanda, aribaza ibibazo bishingiye ku kuba ibi ari ibitekerezo, nuko akagerenjura akagira ati ibi byose ni imitunganyirize cyangwa se ni ibitekerezo byo ku ngoma ya Ruganzu, bifite ikimenyetso cyerekana ko byabayeho koko. Ninde se wakwemeranya n'abasinga ko bava ku ngoma igihe batigeze babihanirwa cyangwa ngo abigaragaze nk'umwami? Ninde waza gutangaza itegeko ry'uko abega baciwe ku ngoma, abega bakamwemerera batabanje kujya kubaza umwami wabitegetse? Byongeye kandi uretse ibyo, ku mugaruka wa Nkurukumbi uko umwami yimye abasinga bo mu nzu y'abacumbi batangaga umusore wo kujya guhorera Ruganzu n'inkumi yo guhorera Robwa, kuko bakomoka nyine kuri Nkurukumbi. Nibo rero basinga babasangwa butaka ngo batijanwa. Ibyo kandi byagirwaga ku ngoma zose. Nyuma ariko ibyo guhora byakuweho nuko bicirwa mu mahanga, ahubwo bava mu gihugu. Ukubitiyeho kandi nuriya mugani twabonye haruguru wa Ruganzu ugira uti umusindi yarenza akarwa. Ibi rero hamwe n'ibindi byose bigaragaza ko ibi bitekerezo byabayeho koko. Ibi nibyo twashingiraho, ariko ibindi ntiwakwemeza 100% ko byavuzwe uko byanditswe.
dore ko byahererekanwaga mu magambo abantu bakabiha abandi mu byo bise ubucurabwenge, hanyuma natwe tukabyandika. Ngaha ahasorejwe ingoma ya Ruganzu Bwimba ndetse na mushiki we uko batabariye igihugu. Ingoma izakurikiraho niyo umuhungu we yitwa Ingomwa ya Cyilima Rugwe, uko yategetse nuko yaje kuyobora u Rwanda, dore ko bivugwa ko yategetse ahayinga mu mwaka w'1345 kugeza mu mwaka w'1378. Yaje kwimarira ari umwana. Twabonye yuko yabanje kuyoborerwa n'uwitwa Cyenge abihawe na se Ruganzu Bwimba. Naha dusoreje igice cya mbere cy'ubu butware cyangwa se ubwami. Ubwami bwaje kwandikwa mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamigani nk'uko Alexis Kagame yabiduhaye. Tuzakomeza dusoma ubu butware n'ubwami bwabo uko bimye n'ibyo bakoze ku ngoma zabo. Niba rero uri mushya ahangaha, turagusaba kwandika comment ukatubwira icyo wifuza, icyo ushaka ko twagushakira tukagusomera, tukungurana ibitekerezo, tukamenya amateka, tukamenya ubuvanganzo nyarwanda. Mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda, tuzasubire ubutaha. Reka ibyanyu